Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, gitondo cyo guhura n'Imana. Imana yaturemeye kugira ngo tukishimiremo, tunezerwe. Imana ishimwe rero. Ni GATERA Jose ugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana. Nshimira Imana yo mu ijuru iyabanye natwe ikaturinda, ikaba itwongerera umwuka wo guhumeka, tukaba duhumeka umwuka wayo ku buntu. Nihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane, ndumva bimvuye ku mutima, ishimwe mfite rivuye ku mutima wanjye. Ndumva atari ibintu nigana kuko hari n'abajya bashima bigana, ariko jewe ndumva ashimye Imana bimvuye ku mutima. Kuguhumeka umwuka w'abazima, kuba nkiriho, byari kunyica byari byinshi, ariko Imana yagiye indinda. Rero ndashimiye Imana imbere yanyu n'imbere y'Imana isobora byose. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni GATERA Jose nkuko bisanzwe, guturuka muri Philadelifia. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye namwe abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikiye kugira ngo dukomeze uyu murimo mwiza wa Kristo, tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nuko mwadusengeye mukadushyigikira mu buryo bwose mushobojwe. Rero Imana yo mu ijuru igibagirira neza, igibagirira neza. Gukorera Imana nta gihombo kibamo. Imirimo dukora tuzayigororerwa, imirimo dukora tuzayihemberwa, nitutagwa isari tuzasarura. Mureke dukomeze tubane n'Imana, tuyikomezeho, dushyigikira umurimo w'Imana, dusengera abakozi b'Imana, dusengere umurimo w'Imana, tube hafi y'inzu y'Imana, y'umurimo w'Imana. Imana yo mahoro rero ibagirire neza, Imana y'amahoro ibafashe kandi bashyigikire rwose. Hari ijambo nkunda kuvuga ko Imana irazirikana, Imana irazirikana, Imana yacu irazirikana. Mujye mubimenya, iyo dukorera ni Imana izirikana, iyo twizeye yaduhamagaye niyo kwizerwa. Ntitugacika intege rero ngo ducogore, gusa kimwe cyo Imana yacu irazirikana. Ibyo wakoreye Imana byose izabikugororera. Rero uyu munsi nje kuvuga ku mahirwe, nje kuvuga ku mahirwe, nje kuvuga ku mahirwe, kuko abantu benshi cyangwa se bamwe na bamwe usanga baravunika, bakavunika, ugasanga umuntu ntakiba mu rugo, yirirwa mu gasozi, yirirwa ku misozi asenga, yirirwa mu mazi, yirirwa mbese ugasanga umuntu arahangayitse, ntakora imirimo yo mu rugo. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yataye akazi, ariho agira ate asenga. Ugasanga umuntu yaretse akazi bikanamuteranya n'umukoresha we, cyangwa se n'ibyo yakoraga ugasanga byarangiritse. Kubera iki? Ngo ari imbere y'Imana, ngo ari gusenga. Ariko ntabwo ari bibi, ntabwo nje kubwira ngo bireke gusenga, ariko Imana ibintu byose bigira gahunda, bigira igihe, bigira igihe. Cyangwa se ugasanga bamwe bararara bakora amasaha 24, ntabwo ari byiza niba mubyemerewe. Ariko kandi wamubaza ugasanga ndashaka amahirwe, kararagenda, kararakora yakinguye kuba byemerewe. Ugasanga abantu bose bararara bakora, ntabona umwanya, ntiyasura umuntu, ntiyajya gusenga ngo ajye mu nzu y'Imana ajye gukora umurimo, ntiyahagarara muri korari. Ugasanga yanze gukinga ngo arashaka amahirwe. Kandi hari inzira yoroshye idashobora kukuvuna waboneramo amahirwe. Uraza kumbaza ngo mbese iyo ni inzira yihe wabonamo amahirwe utaraye ukora, utagize ute? Nibyo wanarara ukora, ariko nayo mahirwe ntuyabone, kuko tuzi abantu benshi bakora ko kuba atari ko genda akora ariko nta kintu mbona, ndakora ariko nta musaruro. Ariko igihe nasengeye ndasenga ahubwo aho kugira ngo bibe byiza bikarushaho kuba bibi. Ariko rero hari inzira yoroshye kandi nziza yizerwa yo kuboneramo amahirwe.
mahirwe rwose ukayagira, ukaba mu mahirwe, twajya tukubona cyangwa se abantu bakubona bavuga ngo ariko kwa runaka barahiriwe. Hakuriya muntu uko yahiriwe akora ate? Hakuriya muntu uko ibyo akoze byose bimuhira? Ntabwo mujya mubabona, tujya tubabona babavuga tukumva bavuga ngo ariko kwa runaka ko bahiriwe. Hakuriya muntu akora ate? Nyamara yarahiriwe uriya we wagira ngo ntasenga nk'uko abandi basenga. Ayo ni amahirwe aturuka ku Mana. Hari n'ibindi twita amahirwe, umuntu ugasanga azi kugenda acurungutanya, ukabona ageze ku kintu runaka, ariko nabwo yo bitaturutse mu kuboko kw'Imana ntago birama, ntago bitinda, ntago bigira iherezo ryiza. Ariko amahirwe aturuka mu kuboko kw'Imana, amahirwe atangwa n'Imana, uyasaziramwo, uyaramiramwo, uyagiriramwo umugisha, uyagiriramwo mbega umuntu wese arakubona agashaka kukubaza aho byaturutse. Imana ishimwe rero. Iyo nzira niyo nzira ngira ngo nkwereke. Urashaka kuba mu rugo rutakuvunnye, urashaka kubana neza n'uwo mwashakanye, urashaka kujya mu kazi umukoresha wawe akajya kwishimira ukajya ubona kongeza, urashaka kujya gukora ibyo ukoze ukuboko kwiza kw'Imana kukakubaho. Imana ukuboko kwayo kwakubayeho, ibyo gukora birahari, byo gukora birahari. Ushobora gucuruza na avoka zikagenda zikagutunga zikakubakira amazu. Ushobora gucuruza inyanya zonyine, inyanya zikagutunga ukazizamukiramo ukaba umushinga ukomeye. Rero amahirwe y'Imana ntago bigusaba kwirukanka ngo ujye mu bintu byinshi cyane. Oya, amahirwe y'Imana afite inzira anyuramo, afite uburyo aboneka. Rero bikaza byitwa amahirwe y'Imana. Rero abantu benshi ntago bazi inzira anyuramo, ntago bazi inzira anyuramo. Ariko uyu munsi nje kugukangurira utega amatwi wumve amahirwe ukeneye ahantu ashobora kunyura. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turahera mu gitabo, turahera muri Zaburi, turahera kuri Zaburi igice cya mbere. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere, mukozi w'Imana. Hanyuma tugere mu bice bitatu ku murongo waho, nako duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatatu. Karibu. Reka tuwasome. Zaburi igice cya mbere, yego, murongo wa mbere kugera kwa gatatu. Hahirwa umuntu utakurikiza imigambi y'ababi. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu, hahirwa umuntu uhirwa ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu, buriya niba ushaka Imana ijye ivugana nawe, ujye ufata ijambo ry'Imana usome Bibiliya. Ko ni ukuri, uko ni ukuri, ujye usoma ijambo ry'Imana, ujye usoma Bibiliya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Yego, nakahagararane niyicarane. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ndicaranye n'abakobanyi. Ntiyicarane n'abantu bakobana, kababana kabagendera kure. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, utajya mu nama z'incakura, utagambanira uwo bakorana, utagambanira uwo basengana, utifuriza ikibi ku wundi. Kandi barahari bateye batyo, mutima ukabura cyeye, karanezerwa, akishimira amahoro y'undi, akishimira umugisha. Baracyahari. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu badakurikiza imigambi. Abo rero Bibiliya iravuze ngo ni abanyamahirwe. Abo ngo barahirwa, abo ngo ni abanyamahirwe. Mana ishimwe. Yego. Murongo wa 2. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, akumva aramunyuze, akumva aranezerewe, kavuga ati
ikimana iki ni ikikunda, ikimana ni igikunda, akamenya amategeko y'Imana, akaba ari agafashwa nayo, akayishimira, akishimira kumva agendera mu buyobozi bwa Kristo, akishimira kumva agendera mu mategeko y'Imana, akishimira kumva ko hari ikimana imushakaho, hari umwifato wa Gikristo afite, ngo uwo muntu ngo arahirwa. Murongo wa 3. kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro, niyo yibwira ku manywa na nijoro, agahora yatekerezaho. Imana ishimwe. uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ntago bijya byuma. icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amina. Mana ishimwe. Uwo Bibiliya yavuze ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, azaba ameze nk'igiti. Uwo muntu udakurikiza imigambi y'ababi, uticarana n'abakobanyi, utanegurana, udasebanya, utarwana, udasinda, udasambana, uwo muntu ngo arahirwa. Niko Bibiliya yatubwiye ngo azaba ameze nk'igiti. Noneho Bibiliya imugeranije n'igiti, ngo azaba ameze nk'igiti ngo gitewe ku mazi. Muzarebe igiti gitewe hafi y'amazi, izuba ry'ukwa 8, izuba ry'ukwa 7, izuba ry'ukwa 6, ntabwo cyo gihora gifite amababi meza, gifite ibitonome, gihora gifite amashami atoshye, gihora gisa neza, gihora gikeye, gifite fresheri. Uwo muntu rero ngo azaba ameze nk'icyo giti ngo kiri kuri ayo mazi. Ndashima Imana ko umuntu wubaha Imana ahora ameze neza. Ndashima Imana ko umuntu wubaha Imana ahora akeye. Ndashima Imana ko umuntu wubaha Imana adakanyarara, ko adashoberwa, aba ameze nk'igiti ngo cyashoreye mu mazi. Rata ya sikarabone. Ndashima Imana ko Imana izirikana. Ndashima Imana kwiza ibyo roteka yazinibone. Mana ishimwe ko yumva amasengesho. Bibiliya ivuze ijambo ryiza ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Mana ishimwe. Uwo muntu, uwo mukristo umeze utyo, utagira inzangano, uwo mukristo umeze utyo, utagira ishyari ngo ajye ahora areba mu iduka rya mugenzi we buri munsi umutima we ntanaryama atekereza ko mugenzi we yarayavuye Dubai, yarayavuye mu Bushinwa kurangura, bituma adasinzira, bituma ataryama. Atekereza ko mugenzi we yabyaye, afite abahungu n'abakobwa ngo bituma babara, bituma adatekereza mu kazi mugenzi we arimo. Uwo muntu ngo azaba ameze nk'igiti gitewe ku mazi. Mana tugirire neza, amahirwe. Mana ishimwe. Nangiza umurongo wa 3. cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo akora cyose, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ikintu cyose uwo mukristo azakora, uwo mukristo, uwo muntu se, uwo muntu utifatikanya n'imigambi y'ababi, utagira ishyari, wubaha Imana, kubaha n'amategeko yayo, ngo ikintu cyose azakora. Ariko urashaka ko baguhanurira bate? Batengurwa. Imana iri kuvugana nawe.
wakira amagambo y'ubwenge, wakira amagambo y'Imana. Urashaka umaze iminsi ugenda uvuga ngo ndashaka iki Imana imvugaho, ndashaka ko Imana ivugana nanjye. Uragira ngo ivuge ite? Iri kukubwira inzira y'umugisha wawe, iri kukubwira inzira y'urubyaro, iri kukubwira inzira y'uko uzanyuramo ukubaka, iri kukubwira inzira uzanyuramo ukagira ukagira amahoro, iri kukubwira inzira uzanyuramo ugakira iyo ndwara ya sika, iyo ndwara yananiranye, iri kukubwira inzira uzatabarirwamo, iri kukuha icyerekezo, iri kukwereka umushinga. Murabizi tujya dutanga amafaranga kugira ngo batwigire imishinga. Imana iri kuguha umushinga, iri kukwigira umushinga neza, uburyo uzinjiramo uzakora ukabone. Ubundi ugiye kubaza umuntu ukuntu wabona ayo mahirwe, ntabwo yaguca amafaranga. Tekereza ujye kubwira umuntu uti nyigira agashinga, nyigira ukuntu nzacuruza, nyigira ukuntu nzakora aka kantu kakajya imbere, nyigira umushinga, ntaguca amafaranga. Imana iri kukubwira ukuntu uzabaho ugatera imbere, kaguka kagera ku cyo wifuza. Ivuze ijambo ryiza, uwo azahwana, uwo aravuga ngo iyo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kubera icyo uyu muntu ibibabi bye bituma, igihe y'izuba ryacanye, hari igihe dutegereza amapera n'amatunda yose, imbuto tukazibura, twaba mbese ko nta mbuto ziriho, havuye izuba, imbuto zarabuze. Ariko cya giti cyashoreye imizi mu mazi, igihe cyo kigeze. Aha ndagira ngo twumve no kumenya igihe nk'umukristo. Jewe ntanga icyacumi, jewe mba muri korari sinjya nsiba, ntera inkunga umurimo w'Imana muri korari, ntabwo iniforome ndagura, ibivuzwa byose ndabikora mu rusengero, ariko dore ntacyo ndabona runaka wera. Oya, kiriya ni igihe cya runaka. Umukristo agira igihe, iyo utategereje igihe cyawe rero ni hahandi usanga bikunaniye. Umuntu w'Imana, umukristo agira igihe, ntugashake kuba mu gihe cya runaka, n'usanga amashyari yica abantu. Dukorane na runaka baguze imodoka, oya runaka ni igihe cye, kuko biravuze ngo igihe cyacyo iyo kigeze cyera imbuto. Ariko wanareba kuki iki giti kiteza imbuto, kuki kitera buri munsi ngo tujye dusanga gifite imbuto, kubera ko kiri mu mazi, nta kibazo gifite, cyakabaye tugenda tugasoroma imbuto buri munsi, tugasoroma, kubera ko nta kibazo kiri, imizi yacu iratoshye, ibibabi biratoshye, cyakabaye gifite imbuto, tukajya tugenda tugakuraho amaronji, tugakuraho amapera, tugakuraho amapapayi cyangwa se imbuto zose dushatse. Ariko noneho turategereza igihe cyacyo, utegereza igihe cyawe. Ariko ubundi utegereza igihe, aho naho nuhagera ujye uhatinda. Kuki iki giti gitegereza igihe kandi gishoreye imbuto mu mazi? Kubera ko Imana yashyizeho igihe. Hari igihe cyo kubiba, hakaba n'igihe cyo gusarura, hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guseka. Rero hari abantu benshi bagenda batsindwa no kubwo igihe kikabananira, igihe cy'Imana. Ukifuza kubaho nka runaka, ukifuza kugeraho ibyo runaka yagezeho, ntandusha gusenga, sinzi impamvu. Ariko nubwo atakurusha gusenga, ariko afite igihe cye, mwene data, afite igihe cye. Ibyo nabyo jya ubimenya ko umuntu w'Imana agira igihe. Iki giti kuki kiteza imbuto? Buri munsi ngo tugende kwa mbere dusanga kiriho imbuto, no kwa kabiri no kwa gatatu, uko Imana yaremye iminsi, kubera ko kiratoshye, kiri mu mazi. Uyu mukristo ubaha Imana, witondera amategeko yayo, utifatikanya n'abagome n'abasambanyi n'abasinzi, abameze nka cya giti, abameze neza,
aba ari amahoro mu mutima we. Naho ibyago byaza, naho amakuba yaza, aba ari amahoro. Ariko rero ategereje igihe kugira ngo tuzabone ko hari amahirwe afite. Hari igihe Imana yateganije. Imana itugirire neza. Murongo waho reka tugere ku murongo wa 4. Twumva umuntu utubaha Imana nawe. Ku icyo gice cya mbere. Yego. Ababi ndibemera batyo. Ababi ndibamera batyo. Ababi ntibamera batyo. Ahubwo abantu babi, babagome, babicanyi, babasambanyi, babajura, abantu b'amanyanga biba kandi babaho nabo. Niba Umuririmbyi wa 16 yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye, ngo ribamara imibabaro. Ubwo no kuvuga ngo hari n'abandi batarabi resesi, ariko ngo abe ngo bishimira iryo zina rikabanezeza. Naho baba bahaye preavi bakaba bari kuririmba ngo turi amahoro. Naho baba barwaye bari kwa muganga bati turi amahoro. Naho baba bumva uwo munsi ibintu bitagenda neza bati turi amahoro ubwo Yesu adukunda. Noneho Bibiliya ivuze ngo iki? Ababi ntibamera batyo. Ahubwo bahwana n'umurama. Utumurwa n'umuyaga. Imana ishimwe. Ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Niko bameze. Bameze nk'umurama kwa kuntu umurama utumuka. Ibyabo ntibirama, nta mizi. Abantu babi bariba bakubaka amazu, ariko ukabona ukayoberwa uko byagenze. Bariba bakazamuka vuba bagacuruzwa asanga batangiye kuri indege. Ako nibitinda. Ababi baba bameze nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Ndashima Imana yuko abubaha Imana bameze nk'igiti kiri ku mazi. Ndabishimiye Imana. Abubaha Imana ngo bahora batoye. Yasikara bone foye. Murongo waho wa 5. Nicyo gituma ababi bazatsindwa. Ku munsi w'amateka. Ababi bazatsindwa. Abanyabyaha bazakorwa n'isoni. N'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Abanyabyaha nabo bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana ishimwe kwizirikana rotesi karabone foya. Mana dusengira zirikana. Yego. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Azi inzira y'abakiranutsi. Azi ibyo bakora. Ntukavuga ngo se barunaka bako babikora. Yeremiya yashatse kuburanya Imana. Aba ngo Uwiteka we ngo nyemerera mburane nawe. Ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza, ngo barabateye bashora imizi, ngo barakura bagira imbuto nyinshi. Ariko jye warangije arigarura. Bari kuranza Uwiteka. Jye uranzi. Kumenywa n'Imana ni iby'agaciro. Kumenywa n'Imana ni ibyo kugundira. Kumenywa n'Imana ni ibyo gupfumbata nturekure. Kumenywa n'Imana biruta ibintu byose waba wibwira. Imana ishimwe roya sikarayano. Kumenywa n'Imana. Soreza kuri murongo wa 6 ngo ariko kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amina. Izarimbuka. Inzira y'ababi ntukajye mu bibi mwene w'Imana. Ababi bazarimbuka. Bazatumuka nk'umurama. Abantu biyobagiza. Rero Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Aravuga ngo ngwino nawe. Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi. Dawidi yarabivuze. Avuga ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Urashaka iki? Wizera Imana. Wiringira Imana. Ni byose. Irihagije. Imana yacu irashoboye. Menya igihe cyawe uhagazemo. Igihe cyawe cyose cyubahishirize mwe Imana. Imana irazirikana.
Imana kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ntabwo azabitiranya. Abantu bubashye Imana ntazabitiranya. Ntabwo ababyeyi bajya batwitiranya, inshuti zikatwitiranya, abantu barakwitiranije, ariko Uwiteka ntazakwitiranya. No. Sere bonne foya. Imana ntizakwitiranya. Ubaha Imana witurize. Igihe cyawe nikigera, igihe cyawe ntikizarenga. Saha Imana ntizarenga, guma mu kwizera. Saha Imana ntizarenga, gumukorera Imana. Saha Imana ntizarenga, komeza uyubahe. Rone siri done fo ranasiko. Ndashima Imana ko Imana izi inzira z'abakiranutsi. Ndabishimiye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ndayishimiye ko izi nzira z'abakiranutsi. Ndayishimiye ko izi nzira z'abakiranutsi. Ariko babibo ntibamera batyo, bazatumurwa nk'umurama. Imana ishimwe. Imana izi nzira z'abakiranutsi. Imana izi nzira z'abayubaha. Imana izi nzira z'abayikorera. Imana izi nzira z'abayikunda. Imana izi nzira z'abayo. Ntujye kure y'Imana, ntucike intege, ntucogore. Imana yacu irahari. Rote ya sirbone fo. Ndayishimye. Ndashima Yesu ko yamuhaye agakiza. Imana ishimwe. Reka dusoreze mu gitabo, dusoreze muri Matayo. Twumva amahirwe. Twavugaga ku mahirwe y'Imana. Twavugaga ku mahirwe y'Imana rwose. Mahirwe yarahari. Mahirwe arahari. Turareba ibice byaho 5. Soma umurongo wa 6. Bice 5 umurongo wa 6. Ahirwa abafite inzara n'inyota. Oya isubire hejuru. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Ngoze mutu sawa lakini. Yesu yerekana gice cya 5. Ibice 5. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Yesu yerekana Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Aravuga ati reka mbereke, nimukomeze kubura abahiriwe dore nabangabo. Kuko abantu twibeshya ku mahirwe tukayibeshyaho. Niyo mpamvu dusaba, tugasaba nawe ugasanga ngo Mana ndashaka kumera nka runaka. Ako runaka nuza ayo mahirwe ye uko ahagaze. Ayo mahirwe runaka ntuyazi. Wowe jya usaba amahirwe aturuka ku Mana. Rero ngo Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Murongo wa 6. Ahirwa abafite inzara n'inyota. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo bantu bumva bahagizwa no gukiranuka bakavuga ati Mana wampaye agakiza. Yagira intege nke akabyiyumvamo, yaba yateshutse akabyiyumvamo. Akumva arayababaye, akumva araranya agahinda kubera amagambo yavuze, akumva araranya agahinda kubera ibintu yakoze, akumva arababaye. Yesu aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Kuko abo ngabo nibo bazamarwa iyo nzara, bo bazahaga. Hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, bakavuga ati natwaduha kwitwara nka runaka. Kuko barahari abantu bubaha Imana, barahari. Hari abantu bagenda mu kigari ngo n'abandi ngo iki gihe nta mu Kristo gihari, ngo abakristo b'iki gihe. Uribeshya kuko nta gipimo ufite. Hari abantu b'Imana barahari, hari abantu bubaha Imana, hari abakristo bagihari. Nubwo hari n'abandi bateshuka, ariko hari n'abandi bubaha Imana. Aba Yesu yabavuzeho, aravuga ngo iki? Hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa, nibo bazashira iyo nzara. Umurongo wa 7. Hahirwa abanyambabazi. Kuko ari bo bazazigirirwa. Mana ishimwe. Abantu bagira imbabazi, bakagira impuhwe. Babona umuntu ushonje bakamugaburira, babona uri umuntu ikibazo bakamufasha kukivamo.
babona hari umuntu urwaye bakamusura, babona hari umuntu mbese bakagira imbabazi mu mitima yabo. Abo nabo ngo bazazigirirwa n'Imana data izazibagirira. Hayiwe ndashima Imana kwizirikana. Abanyembabazi bazazigirirwa, Imana irazirikana. Tukomeze. Murongo wa 8. Hahirwa ab'imitima iboneye, hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. abo nibo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa ego abarenganyirijwe, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. irekereraho, Imana iguha umugisha. Abanyamahirwe twabamenye, abanyamahirwe turabumvise. Urashaka amahirwe? Gira imbabazi, gira imbabazi, gira impuhwe mu mutima. Urashaka Imana izazikugirira? Urashaka amahirwe? Ngiye kugusengera Imana. Ahari wumvaga ko amahirwe ari ukwirirwa gusenga, ari ukwirirwa wiruka. Oya, gusenga ni byiza. Wafata 40, wafata 70, uko wabiteguye, uko umushumba wawe yabikugeneye, uko itorero ryabiteguye. Amasengesho ni intwaro, ni bombe. Ariko hari abayasenga bataza agaciro yayo, bakumva ko gusenga ntagire imirimo myiza, ntagire imbuto nzima bihagije, ubwo amasengesho yonyine ntahagije. Ariko imirimo myiza, Imana idufashe kubaha Imana, gukizwa. Ngiye kugusengera. Ahari wasengaga ariko ukagira ibintu byakunaniye, ugasenga ariko ikintu runaka nikikuveho, ugasanga uri umusambanyi, ugasanga uranegurana, abantu basebanya urimo, wabona inteko yabiteranyiriza gukora ibintu bibi ugasanga uriyo. Ariko uyu munsi ngiye kugusengera Imana kugira ngo igutandukanye n'ibi, gutandukanye n'abakobanyi, gutandukanye n'abanegurani, gutandukanye n'abasebanyi. Hanyuma winjire mu mahirwe Kristo atanga, winjire mu mahirwe y'Imana. Hanyuma ugasanga hari icyaha cyakubase, cyakunaniye kureka. Ngiye kugusengera Imana ibi bintu, amahirwe utabasha kwinjiramo kandi usenga, Imana igushoboza ibikunaniza ibinaniza. Ngiye kugusengera Imana kugira ngo igushoboze ibintu bikunaniza, ibintu biguca intege, ibintu bituma utabasha gusenga, ibintu bituma utabasha kuba imbere y'Imana ngo umunyamahirwe. Imana ibigukurireho nawe ube umunyamahirwe. Wasanga usenga amasengesho ariko ugasanga uranegurana, ugasanga urasebanya, ugasanga uranegurana, ugasanga uri umunyamagambo, ugasanga no kurindira igihe cyawe byarakunaniye. Wumvaga ko gusenga cyane byo bituma ibintu bisohora. Oya, iyo umuntu asenga yubaha Imana, Imana igihe cye ntikirenga, igihe cye ntabwo kirenga, igihe cye ntikirenga. Iyo igihe kigeze Imana irakora. Mana yacu, iri ni ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, ushyigikirira ijambo nirisohoza icyarizanye. Uyu muntu usenga ariko ntabashe kwitandukanya n'ibibi, mu banyamagambo akisangamo, mu banegurana akisangamo, mu basebanya akisangamo. Ariko uyu munsi yumvise ukuri, kandi waravuze ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Reya sikaya zenebo. Kiza uyu muntu Mana, muhe imbaraga zo kwitandukanya, muhe imbaraga zo gukizwa, muhe imbaraga zo kubaha Imana, muhe imbaraga zo kubibamo neza mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo babi ntibamera batyo, ngo ahubwo bazamera nk'umurama utumuka. Kandi ijambo riravuga ngo uzi inzira z'abakiranutsi, inzira z'abakubaha urazizi, inama zabo urazishyigikira. Reposikarabone. Urakarama rero, icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye ko ukunda abantu bawe, ndagushimiye ko bashyigikira, ndagushimiye kuba dosini monefo. Urakarama Mana, urakarama Yesu,
urakarama Yesu, urakarama Yesu. Shyigikirira ijambo, hagira umuntu witandukanya n'ababi, hagira umuntu witandukanya n'ababi, hagira umuntu ugira ibyo azibukira bibi, hagira umuntu ukirizwa muri iri jambo, hagira umuntu wongerera imbaraga kuri bibi, hagira umuntu kumenya by'ukuri. Dosiri bone foya, urakarama papa, ndagushimiye. Jambo ryawe ni inkota y'amujya abiri, jambo ryawe rirakiza, jambo ryawe riragura, jambo ryawe none siri bone foya, urakarama Mana. Tanga ubugingo, tanga agakiza mu bantu bawe, abarushye n'abaremerewe nibaruhukira imbere yawe Mana. Uyu muntu urwaye umutwe umukize, uyu muntu usenzaguritse umukize, uyu muntu wabuze amahoro mu mutima uyamuhe, uyu muntu washowe wabuze icyerekezo kimuhe, uyu muntu wabuze icyerekezo kimuhe. Uri Imana igira neza, wongera agakiza, gabanya umubare w'abarimbuka, tanga ubugingo kandi bwinshi. Uyu muntu wazamuye ikiganza, umwakire Kristo, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mana, urakoze kubwo uyu muntu ufashe umwanzuro, kavuga ngo ngiye kugendera mu nzira z'abakiranutsi, ngiye kugendera imbere yawe. Ubimushobozemo, umushyigikire, ineza y'Imana imubonekeho. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka rero ni GATERA Jose nk'uko nababwiye guturuka muri Philadelifia. Reka tubahe telefone zacu kugira ngo tubafashe. Birashoboka ukavuga uti isubu koko nabaho ntakora ibyaha, ntukagambirire gukora icyaha, kandi nusenga ujye usaba Imana iguha imbaraga. Tuhabwa na Kristo, niwe uduha imbaraga. Ntukagambirire gukora icyaha, kandi ujye usaba Imana imbaraga, irazitanga. Ujye usaba Imana ikuyobore, kuyobora inzira, kwigisha inama. Uhamagare Mwuka Wera, arahari. Uru rugendo ujye uhamagara Imana irugufashemo. Imana irahari, tanga umugisha. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite ikibazo, aho ukomeze kose Imana irahari, irihagije, nta cyayinanira ku buzima bwawe. Rero nimuhamagare Yesu, arahari, abagirire neza. Imana ibahe umugisha. Reka mbahe telefone, ni 078 50 98 944 na 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibagirire neza. Yari GATERA Jose, Imana ibahe umugisha.